Oni ni boga irega. Afashe rene yateye iva hagaze. Nago yapfukamye yambitse impeta nako. Nago yateye ivi. Ni boga ruramuja amashaho. Afashe rene ujye umenya. Ariko anyway mama Sharene yavuze ko nabona umuntu utwara umugabo we ndetse azamutwerera ndetse aza mushimira cyane. Nabona mukeba. Umuwe mukeba wuhese we wuhe. Wese agira umugabo se ahubwo. Uriya se ntuso umugabo. Wese papa Sharine nagazajya mu murenge. Nubusambanyi. Umuntu se Genda samuratsinze icyo ngukundiye urumuntu mugabo ugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Reka nizere ko mumeze neza cyane abakunzi b'urugendo online TV bari mu Rwanda cyangwa se abantu bari mu bice bigiye bitandukanye babasha kuvuga no kumva ikinyarwanda basuje cyane. Nitwa Samu Gakire ndi kumwe na Jerry muri rwa rugendo rwacu rwa buri munsi umunsi ku munsi kandi tumeze neza cyane. Abantu badukurikiye bajya kurira muri Gift Restaurant ndabasuje cyane, abantu banywa cyangwa se bakagurira abana babo Sana Juice ndetse na Didos nabo ndabasuje cyane. Abo nibo turi kumwe muri rwa rugendo kandi tukaba twambaye neza, twambaye imyenda ya Hopline mu gihe turi muri sport, tukanagurira ibikoresho muri Hopline Sport, ibikoresho n'imyenda bya sport. Urugendo rugakomeza tumeze neza cyane. Ngarukanye na Tasha mwiza. Haryo ubwo wundi izina ryawe ni Nyiramajyambere Speciosa. Ni Mariana Mani. Nyiramajyambere Speciosa. Amani usikira harya ari publicité ya cyane. Nitwa Nyiramajyambere Speciosa. N'umudamu wari kubaza His Excellency ikibazo ngo abantu bamwiciye umwana. None hari kuvuga ururimi rwo mu majaruguru. His Excellency aravuga ngo ntago ari kubyumva. Ngo mukaribona Nazariro ngo banyiciye umwana ngo barangije baragafata ngo bamujyana ngo bamujira ngo agahantu ngo guntu. Nago bira biboro byabo kubyumva biragoye gaye. Ubundi urangunda ngo nubwo mboze mvengazi. Ngo ndunginisha wa musore. Ngo nubwo mboze mvengazi. Nuko bimeze abantu bari mu majaruguru cyangwa se abantu bavuga cyaba igiciga ikirera n'ikigoyi birimo byose byahari. Nese mu bugoyi ni mu ntuzane mu majyaruguru. Bugoyi ni mu burengerazuba. Rubavu. Ariko byose ni kimwe. Bitaworoshye ikibazo. Ndandambara. Nuko turakomeje cyane. Tasha bimeze bite? Nesa. Hariya Tasha ryavuye kuki? Cyane inspiration. Iri zina narirwanira intambara koko. Sinzi umuntu twabaze tuvugana nimugoroba ariko ngati Tasha mwiza guhera kera uri umunyamideli, Tasha wihiriga none Tasha waye Tasha. Ese wakoranye imideli na muhungu wanjye Jerry? Shuse sura ko yadutiye tuvuye. Nabonye shaje yambara ibitenge made in Rwanda. Tuvuyemo. Za pantaro z'ibitenge n'iz'abakongomani mani. We yambaye ati turi. Anyway bimeze bite? Nisa. Ko wambaye harya nabaki bakunda kwambara gutya? Abayislam. Ariko baravuga ngo umutwe w'umuslamukazi ubonwa n'umugabo we. Ana amagambo jeje. None tuboneye ubuntu twese kandi nta mugabo wawe urimo. Ugambije iki? Uzagushaka. Umva njyewe ndacyari kuza mu idini gake uko subana aho ngezeje. Zagenda nsana igihe nzageza nyine hano. Kumeze nk'umuntu ugiye kujya mu bukwe? Ntabwo man. Nasi ko naje kubareba. Ni fresher gusa. Jerry rega Jerry uzuburwagira. Utamukomye ntago wabukira. Maze isa namfotora. Anyway, kuri channel yabo abantu bari kwitabira kureba filime yawe. Ariko baraza rwose shawara warakoze n'ukuri. Ibintu abandi banze kunywera barabinkoreye ubuvandimwe si iki. Imana ihabwe inshuti yikura ku nzira. Icyo nakoze nuko nasabye. Inshuti yikura imihanda. Street. Anyway, handi bimeze bite? Umupampa mukura street. Nubuhe bujajwa buri ku mihanda? Sha ubujajwa nabonye. Hari ubwo nubuhe we. Tuvanye ibyejo wari uri kuguririmbisha dore imboga igishegu. Oya ntago ari ngera kimuririmbishije niwe. Yarashirimbiye. Twari tuvuze kuri Bruce Melody sinzi ukuntu yahise numva ateye ngo. Atateramo akaririmbo. Atera indirimbo nabonye abantu batarabifashe neza ngo ariko dore imboga abantu baje bamubabarira. Ntabwo yakoze iki? Oya ngo yaririmbye ngo indirimbo ngo yigishego ari kumwe n'umwana. Ngo ntago Fabrice yarakwiriye kumva ari amagambo.
abandi bantu bakumizwa ngo kuki Fabrice yasetse. Fabrice ngo nuko yari yumvisha ibyo Fafa aririmbye. oya ariko sira ndirimbo ntabwo bayicuranga ntabwo yemewe mu gihugu barayicuranga ku maradiyo mu gihe batari bayihagarika. Kandi ntabwo wabuza umwana kumva radio. Ushobora kuba agiye mu kazi umwana akareba televiziyo akinyuma igacaho. Akinyuma so buni harya nagaje. Iyo sinzi babibaza nyirubwo. Zira ndirimbo ni ngo bazita indirimbo zisana mitima ntabwo ari ibishego. Oya bira ni ibintu by'abashakanye two no kubitinda. Abashakanye. Ahubwo abantu baba babikomatse usanga ari ingaraga benshi. Ingaragu nizo zikunda kugira ibyo bintu. Sasha nanyu umunsi nzashakana nzayumva. Je sindanayumva n'ubwa mbere mba mbyumva. Uzashakana gute? Umunsi nzagira uwo tuzashakana. Biracyagoranye gushakana kwawe. Nibwo bushashwa rero buri ku muhanda ubujashwa uramushuha rya wa TV ni buninde yitwa nde umushuha Papa Sharene ramugabo ni mboga irega Papa Sharene yateye iva hagaze nago yapfukamye yambitse impeta nako nago yateye ivi ni boga ruramuja masha Papa Sharene ujye umenya yamubona ni boga ameze neza Ramutipe ni boga Papa Sharene ameze neza cyane nabonye biri kuvuga ko Mama Sharene anyway Mama Sharene ngiye yarampamagaye yarambwira ngo kuri iki nabonye mwakoze inkuru hari abantu bakibyitiranya bakibona inkuru ku rugendo bakampamagara ari no kumbwira nabi bakoze inkuru y'iki se yuko umugabo we yateye ivi se oya sinzi inkuru bakoze ngo atishimiye nyuma yuko umugabo wateye ivi yuko yamutaye baramuhamagaye yababajwe nuko bamutaye yahuzo ariko anyway Mama Sharene yavuze ko nabona umuntu utwara umugabo we ndetse azamutwerera ndetse azamushimira cyane nabona mukeba umuwe mukeba wuhese we wuhe wese agira umugabo se ahubwo uriya se ntuso umugabo wese Papa Sharene ntago azajya mu murenge oya barasezeranye imbere y'Imana n'imbere y'amategeko let's be clear barabanaga ni cooperation ni nkuko nawe wazana kopine yawe hano iwawe mukabana ariko kuba umuntu ari umugabo wawe se gute umugabo njewe barabyaranye baramaze nyine ni kopine we ni ex we kopine wawe mwabyarana umwana umwe babiri batatu yes ni kopine we oyas nukuri none se reka nkwereke sibyo ni kopine we aka kanya muri irangamimerere ry'igihugu cy'u Rwanda Mama Sharene ni ingaragu sibizi nimba ari ingaragu Papa Sharene ni ingaragu yenda kurushinga shobora kuba yaranamanitswe no kumureka so rero yari kopine we barabanaga bagafatanya no kurera abo bana babyara ugiye gukora nk'ibintu njya numva barokore bavuga ngo y'umuntu atigeze ashyingirwa niyo mwamufitanye abana 10 bibiri byita ubusambanyi byitwa ko ibaze hari umuntu usanga amaze imyaka 30 abana n'umugore abamaze imyaka 30 mu buraya ibaze hari umusaza nabonye aje gushyingirwa ndumira amaze imyaka afite abana n'abuzukuru ariko ngo ubwo idini ryabibaraga ngo ubusambanyi yes imbere y'Imana n'ubusambanyi umuntu se gusambana we nibiki ubifata ute gusambana se gusambana muri Bibiliya uko Bibiliya ubifata ni biriya byuko abantu bashobora kuba babana mu nzu batarashyingirana ukora imibonano mpuzabitsina n'umuntu atabishaka ariko se gute ibyo ngibyo nifata ku ngufu atabishaka kuko nyihutisha ariko kandi wabashije washyupare washyugumbwa iyi nkuru wagira ngo niwe Mama Sharene nyine ikintu gihari Mama Sharene uriya yari kopewe sibyo tubivuga mu Kinyarwanda yari umushuti we cyangwa se umusheri we barabanye baranororoka bagira imbuto abantu benshi bagira imbuto ariko bataratekereza kurushinga nyuma bakazabitekerezaho haryo ubwo ntibari barasezeranye bari barasezeranye uriya mugabo twamusomera icyanditswe cyo muri Bibiliya kandi bombi nabarokore oya ibyo ntago turi kubirebaho hano turi kuri issue ivuga ngo bari barasezeranye baradivorce byibura batari barasezeranye yari kopewe ariko bakoze ubukwe baranasezeranye menya harabayeho divorce simbizi abantu baze kutwikunyibutsa nimba harabayeho gukora divorce kuko nimba Papa Sharene agiye gushaka waba agiye gushaka irifoke bazasezerana imbere y'amategeko n'imbere y'Imana nk'umuntu ukijijwe Papa Sharene se harya bafite abana bangahe hari wese bagera n'abana 5 ni 5 none se he's able to feed that children before he get married kubafasha abana be like ari able yo kubafasha nta amane bro arabafasha se sabe abana bagomba kubarera kubagaburira ntagiye kure mu biganiro Mama Sharene yavuze ko abana be abimenyera
nyirubwite da kandi noneho ntabwo mama Sharirene ari ba bantu ushobora kubona umugabo agiye gusezerana ku murinyo ngo ashorere abana bose bajyane kuko mama Sharirene nzi ko ari mu badamu ba umukobwa agiye gushaka se ntabwo turamenye izina rye umukobwa agiye gushaka ndetse impeta ntiwamubonye se mukoye inama nakugira ikiri utari uzabyare ngo kubera iki se kandi aba nibo bajya bica ubukwe sangira amaga ntago nakwica ubukwe ngenda ndagerageza kumubwiza ukuri sibyo ndagerageza kuvugisha ukuri mvugire muri rusange wenda mama Sharirene umugore nasuzi ngo hari umugore washatse umugabo umugabo ni ukwihangana umugabo yihanganira abagabo bihagarara abagore natwe dufite abagabo bacora twihangana nago tworoshye umugabo rero unaniwe kwihangana umugore yabyayemo ibyaya eshanu ukabura wineganika ngo nuko na ariko habayeho kutumvikana umwe agenda ukwe ariko se nyine mpamvu leta y'u Rwanda ibarasizeho ko yo byanze papa Sharirene abo bana be ashoboye kubatunga kubagaburira kandi mama Sharirene ubizi okay mama Sharirene ni ubizi uwo mukobwa se ari tayari gukomeza kutunga abana be nawe icyo kintu Zari yakibwiye Diamond Tanasha Donna baby girl are you ready to raise your child alone without like ndumva ndi gufiriga ariko mu mutima n'ubwo nyine yabyanditse kuri Instagram she was like yo you bitch are you ready to raise your child alone so yarazi ibyo ari kuvuga none se mukobwa mwiza nkuko Zari yabwiye Tanasha Donna nibwo mwantuka uri tayari nawe kurera abo bana kuzabyara agiye gusezerana n'umuganga y'amategeko cyaga abanyamagambo barwaye cyangwa ari bazima umwe apfuye cyangwa umugabo w'iboga ari kuriya umugore ahindukiza umusaya akamujyana akibagirwa abana batanu wowe uri igice cyose ariko mama Sharirene ujye umubona umva reka nkubwire if nyine abanyayigera baravuga ngo umugabo niyo reka mbishyira mu kinyarwanda ngo umugabo niyo wamutekera inkoko n'isosi ya zahabu nyine yashatse kugenda arikomereza gusa ikintu nabwira mukobwa mwiza ubu uri tayari ukenyera ukomeze usezerane rwose kandi usezerane kuzarira abana bawe nawe wenyine nkuko mama Sharirene ahari rimwe na rimwe bajya bavuga ngo hari igihe umuntu abana n'umuntu utaruwe bakanabyarana abana bangahe wayobye Imana ikazaguha wawe Imana wibi no nimukajye mufata irari ryanyu ngo murihuze n'Imana Imana ikaguha iki wavuga uti ngewe umuntu wenda cyangwa ukaza n'umwe wameretse ngewe wa mbere ndi kubona atari type yanjye uwa kabiri ntiyari type yanjye ariko birabyana byasana nako bana bawe abahungu banjye se abasore bawe reka nkwereke nimukajye mufata irari nononge kuvuga ibyirari ari abantu nimukajye mufata ibyirari ryanyu sibyo ngo mubihuze n'iby'Imana wowe vuga ati ngiye ku bwanjye nararebye wenda mbona Mana uriya mutipe nakibeshya akanavuga ngo bantu ngo muzi ngo mama Sharirene na papa Sharirene icyo bapfuye ntacyo muzi ikiyo nabwira uriya mukobwa ibyo bapfuye nibo babizi banabikubwira se ahubwo ariko mama Sharirene yajya abivuga avuga ngo yavuze nyiri ibyo ashaka yavuze amakimbirane yo mu miryango nyiri yavuze ibyo ashaka kubabwira kandi yavuze ibyo kandi n'umugabo we yaraje nabasobanura ibye bananiwe kumvikana kandi kuba bananiwe kumvikana hanyuma se iyo bananiwe kumvikana uriya mugabo kuki adatanga indezo z'umwana z'abana nako yagiye abyara ese ubundi akabana ni bakuru wasanga bafasha none se abana barinze bangana kuri ya papa we nta ruhare ariko numva rero bya interview uriya mubyeyi utansumburutsa abafasha umugore nago nyine ashobora nko kuvuga abagore rero buriya nago tubeshya ashobora nko kuvuga ati nyine nago abafasha byinshi ariko abafasha bike nimba nta namba se nta namba wasanga azafasha abagiye abyarana nande se ubwo uriya mukobwa yakenyeye agakomeza abagabo ariko abagabo bagutwaye iki we ntufite umugabo umva ndamufite ntacyo bantwaye ariko nyine barake use nawe ntago mwizera nawe warakenyeye urakomeza none ntakomeza are you ready to raise your children alone yes as I do ndagusubije as I do okay as I do ni byiza cyane ariko ngiye icyo mbona muri bo bombi nta numwe uri mwikosa
kuko abantu bamwe uramuga kira kigabo kiri mu ikosa nta nubwo none utumye indana mwubahuka uramugabo ari mu ikosa kubera iki ni gute abana wowe ubwawe urugo rwa mbere rwarakunaniye no gupagasa ngo ufashe abana bawe barere bakure ubafeeding arabakunda arabasura arabapostinga ajya bapostinga njya mbibona none se posting urankunda posting urankunda wowe ndagukunda se naba nkwanga ukaba ufashe mikrofone yanjye ntago ariyo mpamvu mani kubakunda kubapostinga ni byiza arabapostinga ese uwo mugabo iyo myenda aba yabaguriye mani reka nkubwize ukuri abakobwa muri hanze baby da ubuzingo utwaye umugabo mutware abatwaye iki hari icyo bita ngo genda nawe urusikeho ariko byibuze wagira ngo ufite experience byibuze washatse nk'umugabo wa mbere biranga murarwana ushaka wa kabiri biranga ukavuga ati ngewe na experience mfite ngo nashatse wa mbere ngo turarwana iyo ni vie privé yanjye igihe nzashaka kuyishyira hanze nzayishyira hanze gusa mu byo uvuze harimo 80% y'ukuri ariko ubwo muri 80% mvuze ko washatse umugabo mukarwana ubwo bivuze ko mwarwanye Buya nago umugabo wanjye turarwana amakimbirane yo mu muryango ibyo bintu bifiteho nose nubwo yaba atari njyewe n'abandi n'abaturanyi no muri famille ibyo bintu birahaba mu Rwanda twifata nkaho twigira nkaho turi mu ijuru muvandi ura mukobwa sinzi nimba ari umukobwa nimba ari umugore ko nawe babona ari umugore nawe afite abana babona afite nk'abana bagahuza umuryango ariko nabonye mu nkuru bavuga ko yambitse impeta umukobwa none se bamwita iki mu gihe bataramenya icyo ari cyo ubwo abanyamakuru nibo bakwiye kugira amakuru bamenya icyo nzi cyo nuko bose tugomba kubifuriza ihirwe mu byo bagiye ahirwe mwifurije wa mugabo we ihirwe uzarigira mu idini ya Islam baravuga ngo halali ni iki halali uzagira ihirwe halali sinzi niba ari ihirwe gusa ndumva ari ikintu kijya kumera nk'umugisha n'ibiki byose ukumva wa mugabo uzagira umugisha mu rugo rwawe uba amahoro ufite uburenganzira bwo gushaka umugore w'inzozi zawe ukunda kandi wishimira ufite uburenganzira ariko kugira ngo ugire umugisha ugwize itunga ndetse wezwe n'imbere y'Imana utunga abana bawe atabatunze atabifitiye ubushobozi reka nkubwira feri ngo yigeze kubaho muri Bibiliya nyine urabona nimba ari Mose ngo yari yagiye gusenga ku musozi urabona abisirayeli bariheba babwiye abagore bakuramo bya imiringa bya iboro bari baranyaze muri Egiputa ukumva babikozemo ikintu cy'igishushanyo sibyo babikozemo ikintu cy'igishushanyo baragisenga Mose agarutse usanga baragomye nimba igihe yagiye gupfira ari ubwo yaferi yabaye abisirayeli Imana yarabarakariye bageze ku iriba ryitwa Mara bagasanga amazi ararura bagera imbere baboneka Kanani bari kuyibona ariko ntago bari kuyigeramo Karebu nayo so baravuga ngo mushaka abagore bazi kuboroga abagore baboroze 3 days gusa Imana ituvuga ati ngende muri Kanani so amarira y'abagore abagore ngo barize iminsi 3 gusa we ngo ni nk'iminsi 2 n'igice ubwo ni 3 Karebu nayo so baravuze ati mwe mushaka abagore bazi kuboroga baze baborogera Imana kuko ibintu birakaze ibintu byakaze rero amarira y'umugore Imana ikauntinga wari amarira agwa y'umugore ariko nayo mugabo yakonta na mugabo wahese nuko twebwe yaca amanuka mwimbere amanuka ajya hehe mwango zibimwe munda umva se nukuri arera abana be abaha icyo afite ntabaha ibya mirenge ariko mu masharene nta kibazo afite agakeneye indezo ni umukozi w'Imana kandi Imana irahemba akorera Imana hese akorera Imana yo mu ijuru hehe nyine ayikorera hehe numuvuga butumwa avugira he ubutumwa buvugira kuri social media akavugira no mu nsengero ako ntaga uwo ni umurimo Imana yaguhaye Imana irawuhemba buretse mu bana bojeje aho ngaho uwo ni umurimo Imana yaguhaye uba ugomba kuzuza aricyo Bibiliya ivuga ngo mujye muharanira guterana kwera kububwiriza mu materaniro kububwiriza ubutumwa bwiza uwo si umurimo akona akazi uwo ni umurimo w'Imana no murimo turi kuvuga kubijyanye n'akazi financial amafaranga ya buri munsi amafaranga akazi ku kwezi ubuzima bamo ni bwiza
nabonye ari bwiza bashaka gufasha abana be nawe akifasha akaba ari umudamu umeze neza nta mugabo wamunyuza mu ijisho. Ntago hano turi kuvuga ku kibazo cy'umugabo wamunyuza mu ijisho. Icyambere agomba gutekerezaho ni igikome. Ukeneye kumva ngo ese acuruza hehe? Ntago sinshaka kumva ni umuyedi se nk'ubu ngende umuyedi wenda sibyo hari mu mujyi tu umuyedi sibyo cyangwa ncuruza amashakoshi hari mu mujyi cyangwa ncuruza inkweto hari mu mujyi. Nkeneye kumva akazi ka buri munsi havuyemo uwo murimo kuko uwo murimo twese tujya gusenga ku cyumweru tugira imirimo dushinzwe mu matorero aho dusengera. Ati hirya y'umurimo ako ntago uri umukozi w'Imana. Ngende umutumishwa mu pasteur. Umwana w'Imana. Ngende umwana w'Imana n'umukozi. Mani nge nago njewe ndi umuragwa. Ariko kumva iyo fere uko nimeze ibintu byose nibyo. Umukozi yarahembwa. Ariko umwana ariko ari umukozi umwana n'umwana ninde ubukomeye imbere ya se. Umwana mayidi. Umwana ni ubukomeye. Umwana sikashobora no gufata amafaranga ya se isakamo babarira uzi ngo umukozi iyo tolerant ibaho. Ikintu gihari sibyo. Mutekereze wowe n'umugabo wase ubundi mwazabaye civilize we mugahura mukanasezeranaho abashuru. Bagasezeranaho ariko igihango cya mbere n'abana bafite. Oya bagasezeranaho baje bareke beno. Ese ubundi turamutse tubabonanye nk'ahantu muri restaurant mwicaranye mwatuvugishije amagambura. Esiwe tukababana nko muri gift bica. Neza ko batajya bahura. Badahura. Umuntu bafitanye abana bangahe? Batanu se barahura kandi babwiye none se gute se kandi papa ajya asura abana. Papa asura abana. Siko ambwiye. Papa yasuye abana aho ntabyo nzi nabonye abapostinga. Sibivuye. Nigeze kubona yanapostinze mu masharire. Nge stats zabo zombi ndazireba ari n'inshuti zanjye bombi. Baranapostingana. Oya amasharire ntago ajya mu postinga ariko papa sharire newe yapostinze abana be apostinga n'uwo babyaranye. Afite abana bangahe ko numva ari urumva harimo sharire nyine ni kiperi kabisa. Nyina abo babyaranye nabiwe ibyo ni ibiki nanone nabyo bantu rwose abahese abantu uvuze bafite abana babyaranye mama Sharire na papa Sharire imfura yabo ni Sharire so bicaza abana babo kwanza ibintu biri civilize tunabivaho ibintu biri civilize bicaza abana babo barabikoze ariko ubungu ibintu byabo byarakemutse ngira ngo nta kibazo na kimwe gihari kuko papa Sharire ashatse undi mugore ariko bamaze menya gukemura ibibazo byabo je pense barabikemuye kuko muri bombi nta numwe ufite hundi ikibazo. Twe ikibazo nitwe tugifite twashoparaye. Twe niko turi kumvanga ibyo bakoze nibiki ahubwo oya papa Sharire nakwiriye kwishima agaceza agaciringa bonne chance abana bawe dia don't forget amarira y'abagore no amarira y'umukozi w'Imana uruvuga mu ndimi yanagusengera ugapfa oya ntago yasengera umuntu babyaranye ngo apfe ibyo ntago bibaho umuntu mwabyaranye ko kirari igihango gikomeye ni kimwaro ni igisebo kuba ufite abana bakuru b'inkumi bapfunduye amabere ka uri kuba urugero nkuru uruhese ariko n'uri urugero rubi kurongora se ni bibi gufata iki basi se arakabe papa mwiza sibyo wenda ahubwo niteze kureba nimba abana be bazamutahira ubukwe ntago ari ngombwa kuko mu bukwe bwe ngenda tumiwe nzaba ndi imbere uzamwa cyakoza muhengeri hahani magari muhengeri ko bibirivu nta wundi wamwambara atari wowe nta muntu washyigikira ari amafuta atari none se hari ibyo mpuje nawe ariko papa Sharire na mama Sharire bombi nta kibazo bafitanye nago bahuje ushobora kubana n'umuntu nabikubwiye imyaka 5 mudahuza kandi wawe hari uwo muzahuza reka tutegeze turebe uwo bazahuza rero n'uyu nguyu apuchuri bari kumesha apuchuri ese papa Sharire nakora iki ya akazi kareka tureke kubyinjira mu gafite akazi keza okay akazi kabari ibanga ni prive okay akafite uburenganzira we afite uburenganzira bwo kuba yabikora kandi n'ibiganiro mama Sharire ijambo ryatunga abantu n'ukuru mama Sharire mbere yari yaravuze ati nimbo n'umuntu ugiye kuba mukeba wawe nta mukeba nawe reka uramugore papa Sharire agiye gushaka ni ufite ubushobozi bwo kuzabona bukeba we nabwo badivorishije na papa Sharire nabwo
cyangwa se papa Charlene akamuharika akagira undi ku ruhande uramukobwa nimba ari umugore nimba ari umukobwa niwe wenyine ufite uburenganzira kuzagera mu cyabo mama Charlene nta mukeba afite uhese ni umugore wa ex we ni umu ex ni umugore wa ex we man ni umugore wa ex boyfriend oya ni ex boyfriend nyine y'umu ex mubyaranya ahita umugabo wawe gute se wowe ese kuri hejuru y'amategeko y'igihugu uriya mugore bagiye kubana na papa Charlene niwe wenyine ufite ubushobozi bwo kuzagira mukeba gusa kuko ari we bazateza mama Charlene nta mukeba afite mukeba wese ko yikiriye we yayipete nta mukeba ntawe uriya ni mukeba we oya ni nk'uko njyewe n'abana nakundanye na papa Charlene na mama Charlene bakaba barabyaranye njyewe na mama Charlene imbere ya papa Charlene dufite agaciro kamwe oya n'imbere y'amategeko y'u Rwanda twese turaba exibe n'abakobwa yaterese amategeko y'u Rwanda aho umwana agaciro umwana nyine umwana imana turimo turavuga ku mubano n'abashu nta cyabaye ariko njye mbona abana akomeza bakikunda nose mama Charlene wabonye abishatse nako kumenya ko yavuze ko we atari iyo mission arimo ari kuri mission yeze mission yo gushaka ashobora kuba bwarananiwe no gutanga ibitunga urugo kubera ibyo bintu bya mission abago okay reka shano no nasaze ntabera bagore musenga bagore mujya kurara ve mugasiga abagabo banyu mu buriri baryamye zana telefone yawe dusome nzanira telefone yanjye Fabri musome mu baheburayo genda unzanire telefone yanjye gaso ihute basome mu baheburayo igice cya 14 I hope umurongo wa 3 abaheburayo 14 umurongo wa 3 avuga ibiki ntabwo nabivuga wajya gusubira muri Bibiliya vuga analyze n'ubundi bigiye kuvuga hoya bagore babyeyi ba mama rwose abashu gusenga ni byiza ni ikintu ariko no gukora inshingano zakuvanye iwanyu ntago ari ukuvuga ngo inshingano zakuvanye iwanyu sibyo ntago ariyo mpamvu ahubwo ndimo ndavuga ku kintu kijyanye n'ibintu abantu bibeshyaho urabyutse ni byiza gusenga sengana abaheburayo 13 umurongo wa 4 samuga kidusomera kuko nyensomye aravuga ngo kurongora kubahwe na bose kurongorana kandi kuryamana kw'abarongoranye subira inyuma kutese kurongorana kubahwe na bose kandi kuryamana kw'abarongoranye kwe kugira ikigwanduza kuko abahehesi n'abasambanyi Imana izabaciraho iteka so kwe kugira kurongorana kw'abashakanye kwe kugira ikikwanduza this is the bible says kubahwe na bose bishatse kuvuga bihuze n'ibyo kwa turi kuvuga bisobanurira abantu ubihuje ute babyeyi like ari amabanga y'urugo sibyo Bibiliya yabivuze ibitomboye ngenda bivuga mbise ari amabanga y'urugo Bibiliya iravuga ngo he kugira ikiyanduza no gutera akabariro yes he kugira ikiyanduza uba ari umunsi mutagatifu kuri mwe kurongorana yambabarira iki reka nkubaze iki kibazo hari ukuntu bavuga ngo runaka agiye kurongora ni ugukora igikorwa cyo kuzana umugore mu kabana cyangwa se ni ugutera akabariro ngende kabisobanure gutyo gutera akabariro ni ikinyarwanda kurongora ni igikorwa cyo kugira umufasha uwo muhuza amaraso umuhuza umubiri ariko byemewe n'Imana n'abantu ibyo babyita ubusambanyi kandi abasambanyi nabo heze Imana ibaciraho iteka narengeze ngo kara babyita se nabyo ukuvuze Uwiteka izabaca oya ngo babafashe bari kurongorana oya bajye twabafashe basambana bajye bahamagara ntago ujye ubona amatitire ngo bari gutokoza umurimo w'Imana bagomba kujya babyubaha iryo ni ijambo ariko riri muri iryo ni ijambo riri muri Bibiliya abantu bagomba kubaha cyane so rero babyeyi beza wenda Mama Charlene ndamwumva n'umukozi w'Imana ababyeyi baragwa abagore tugira muri hafi turarira bikumvikana yego tugaruke kuri papa Charlene nimba umusaza
umushuha ahora yagiye mu misozi za Kanyarana na hehe umusaza akirenga iminsi 5-6 atagira gutya ngo agire gutya akore amabanga iyo abashakanye Imana itegeka n'abashakanye mu Baheburayo 13:4 ese ntiyakihangana ko bagiye mu butumwa bw'amahoro bihangana niba ku icyo yenda gabanya amagambo ibyo ushatse kuvuga turi kubyumva kandi ntundase hose ndakwiyombe nyine ibyo ndabyumva none umugore sibyo n'ubutumwa bw'amahoro ariko Bibiliya iyo abicu kintu cyo kwihangana ukihanganira iyo size atari ibintu birenze ntago biba biri muri Bibiliya no kugira ngo ntekereza ko icyo gitabo cy'Abaheburayo ari Yohani wacyanditse cyangwa se ni Yohani ni Petero kubera icyo ari mu murongo ariko wowe abashakanye wagiye umenya ubwenge dore uno okay nta kwihangana nyine kubakwe na bose kandi ntihagire iki byanduza okay ntihagire iki byanduza urabihuza ute n'abantu bajya gusenga mugani wawe mugabo umva akava kuwa mbere ajya gusenga hanyuma umugabo wawe sazakubona ryari umugore mwiza ninjoro abagabo na Bibiliya yarerebye ibona debriez-vous ngombwa ni ngombwa ntago rwose uzuza inshingano z'urugo usenge Bibiliya yavuga ngo ni ushaka gusenga winjire mu nzu yawe ukinge wihererane n'Imana ihererane n'Imana guhera mu gitondo umugabo umutware yagiye ku kazi saa 11 nagera mu rugo uteke nijoro wuzuza izindi nshingano ukomeze wezwe imbere y'Imana amena cyane Tasha reka ngushimire cyane ku mpanuro nziza utanze oya ni byiza cyane ko uvuze gutyo abantu no mu nsengero nziko nyinshi babyigisha abo basigaye bajyana na gahunda ya leta ko mu nsengero buriya abantu abapasiteri basigaye baboneza urubyaro abapasiteri abafatanya bikorwa muri ADPR basigaye baboneza urubyaro barabyemera hari ababyita icyambo biterwa hari abantu babafunze imitwe cyane hari umuntu buri umunyedini ariko icyo nzi cyo nuko abapasiteri n'abashumba bagerageza kuganiriza abakristo kuri izo gahunda zose no gufata umutware wawe neza n'ukwezwa n'ukuri zo kuvuga ati mu musenge munakore mu bihuze n'umurimo mutange mituweli ntago uzarwara inkorora ujye kanyarira ese kuri kubica ku ruhande munahe abagabo banyuke yasi banaye Abaheburayo 13:4 mwite ko bagasha iyo mirongo iri mu ibyo bintu warayifashe niwe wonyene wifatse cyane Sindi Mariye Sindi Mariye Sandi Mariye nje uri nenye numvise uri kuvuga ngo Sindi Marine uri Mariye oyas umva arashiye uri Mariye shana ukuri samugaki murakoze ariko bapasha rero ubukwe bwiza nantu mirangiye nzanajyayo shuwa je nanamwambara sinsa nuramugeni bapasha rero ndabizi ikigano uzakireba ebana turagushyigikiye tukuri inyuma kandi ndifuza ko wazanatumira mu mashini tukamubona n'abana baye bakaba ntago bapasha rero mani ya feri nagishoboka nanjye ndabamukoza ariko ya feri akira bikora umva ngabye ubwira abantu ibyawe hoya nimbere amategeko y'u Rwanda twese turaba exibe nabakobwa ya Terese amategeko y'u Rwanda umwana agaciro umwana nyine umwana mani turimo turavuga ku mubano wabo bombi nabashu nta cyabaye ariko ngiye mbona abana komeza bakikunda no se mama Sharene wabonye abishatse nako kumenya ko yavuze ko we atari iyo mission arimo ari kuri mission yeze mission yo gushaka ashobora kuba yarananiwe no gutanga ibitunga urugo kubera ibyo bintu bya mission abago okay reka sha no nasaza ntabere bagore musenga bagore mujya kurara ve mugasiga abagabo banyu mu buriri baryamye zana telefone yawe dusome nzanira telefone yanjye Fabrice musome mu Baheburayo genda nzanira telefone yanjye gaso ihute basome mu Baheburayo igice cya 14 I hope umurongo wa 3 Abaheburayo 14 umurongo wa 3 havuga ibiki ntabwo nabivuga bajya gusubira muri Bibiliya
vuga analiza n'ubundi bigiye kuvuga. Hoya bagore babyeyi ba mama rwose gusenga ni byiza ni ikintu ariko no gukora inshingano zakuvanye iwanyu ntago ari ukuvuga ngo inshingano zakuvanye iwanyu sibyo ntago ariyo mpamvu ahubwo ndimo ndavuga ku kintu kijyanye n'ibintu abantu bibeshyaho urabyutse ni byiza gusenga sengana abaheburayo 13 umurongo wa 4 samuga kidusomera kuko nyensomye aravuga ngo kurongora kubahwe na bose kurongorana kandi kuryamana kw'abarongoranye subira inyuma kutese kurongorana kubahwe na bose kandi kuryamana kw'abarongoranye kwe kugira ikigwanduza kuko abahehesi n'abasambanyi Imana izabaciraho iteka. So kwe kugira kurongorana kw'abashakanye kwe kugira ikikwanduza. This is the Bible. The Bible says kubahwe na bose bishatse kuvuga bihuze n'ibyo kwa turi kuvuga bisobanurira abantu ubihuje ute babyeyi like ari amabanga y'urugo sibyo Bibiliya yo yabivuze ibitomboye ngenda bivuga mbise ari amabanga y'urugo Bibiliya iravuga ngo he kugira ikiyanduza no gutera akabariro yes he kugira ikiyanduza uba ari umunsi mutagatifu kuri mwe kurongorana yambabarira iki reka nkubaze iki kibazo hari ukuntu bavuga ngo runaka agiye kurongora nugukora igikorwa cyo kuzana umugore mu kabana cyangwa se gutera akabariro ngende kabisobanure gutyo gutera akabariro ni ikinyarwanda kurongora ni igikorwa cyo kugira umufasha uwo muhuza amaraso umuhuza umubiri ariko byemewe n'Imana n'abantu ibyo babyita ubusambanyi kandi abasambanyi nabo heze Imana ibaciraho iteka narengeze ngo kara babyita se nabyo ukuvuze Uwiteka izabaca oya ngo babafashe bari kurongorana oya twabafashe basambana bajya batubavuga bahamagara ntago ujibona amatitre ngo bari gutokoza umurimo w'Imana bagomba kujya babyubaha iryo ni ijambo ariko riri muri iryo ni ijambo riri muri Bibiliya abantu bagomba kubaha cyane so rero babyeyi beza wenda Mama Charlene ndamwumva n'umukozi w'Imana abyeyi baragwa abagore tukira muri hafi turarira bikumvikana yego tugaruke kuri Papa Charlene nimba umusaza umushuwa hore yagiye mu misozi za Kanyarana hehe umusaza akirenga iminsi 5-6 atagira gutya ngagire gutya akore amabanga iyo abashakanye Imana itegeka n'abashakanye mu Baheburayo 13:4 ese ntiyakihangana ko bagiye mu butumwa bw'amahoro bihangana nimba ku icyo yenda gabanya amagambo ibyo ushatse kuvuga turi kubyumva kandi ntundase hose ndakwiyombe nyine ibyo ndabyumva none umugore sibyo n'ubutumwa bw'amahoro ariko Bibiliya iyo icyo kintu cyo kwihangana ukihanganira iyo size atari ibintu birenze ntago biba biri muri Bibiliya no kugira ngo ntekereza ko icyo gitabo cy'Abaheburayo ari Yohani wacyanditse cyangwa se ni Yohani ni Petero kubera icyo ari mu murongo ariko wowe abashakanye wagiye umenya ubwenge dore uno okay nta kwihangana nyine kubakwe na bose kandi ntihagire iki byanduza ntihagire iki byanduza urabihuza ute n'abantu bajya gusenga mugani wawe akava kuwa mbere ajya gusenga hanyuma umugabo wawe azakubona ryari umugore mwiza ninjoro abagabo na Bibiliya yarerebye ibona debriez-vous ngombwa ni ngombwa ntago rwose uzuza inshingano z'urugo usenge Bibiliya yavuga ngo ushaka gusenga winjire mu nzu yawe ukinge wihererane n'Imana ihererane n'Imana guhera mu gitondo umutware yagiye ku kazi saa 11 nagera mu rugo uteke nijoro wuzuza izindi nshingano ukomeze wezwe imbere y'Imana amena cyane Tasha reka ngushimire cyane ku mpanuro nziza utanze oya ni byiza cyane ko uvuze gutyo abantu
no mu nsengero nzi ko nyinshi babyigisha abo basigaye bajyana na gahunda ya leta ko mu nsengero buriya abantu abapasiteri basigaye baboneza urubyaro abapasiteri abafatanyabikorwa muri ADPR basigaye baboneza urubyaro barabyemera hari ababyita icyambo biterwa hari abantu babafunze imitwe cyane hari umuntu buri umunyedini ariko icyo nzi cyo nuko abapasiteri n'abashumba bagerageza kuganiriza abakristo kuri izo gahunda zose no gufata umutware wawe neza n'ukwezwa n'ukuri zo kuvuga ati mu musenge munakore mu bihuze n'umurimo mutange mituweli ntago uzarwara inkorora ujye kanyarira ese kuri kubica ku ruhande munahe abagabo banyuke yasi baranye abayeburayo 13 umurongo wa 4 mwite ko bagasha imirongo iri mu ibyo bintu warayifashe niho wonyene wifatira cyane sindi mariye sindi mariye sandi mariye nje uri nengi numvishije kuvuga ngo sindi marine uri mariye we mukiga oyas arashiye uri mariye shanu kuri samugaki murakoze ariko bapasherere n'ubukwe bwiza nantumirangiye nzanajyayo shuwa je nanamwambarira sinsa nuramugeni bapasherere ndabizi ikigano uzakireba ebana turagushyigikiye tukuri inyuma kandi ndifuza ko wazanatumira mu mashini tukamubona n'abana baye bakaba bari ntago bamasherere mani ya feri nagishoboka nanjye ndabamukoza ariko ya feri umva ngabugenda ubwira abantu ibyawe genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire